Casual Records. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba, turabasuhuje. Turi kuwa gatanu tariki 9 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2020. Mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba, mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomusene Muramusanga. Inshuti muduteze amatwi, tubibutse ko iki kiganiro twagishyiriyeho kugira ngo dushishikarize abanyarwanda kujya bamagana ikibi, amazi atararenga inkombe, gucika ku muco mubi wo kurebera amahano abera mu muryango nyarwanda, kuko bene uwo muco ari wo watumye igihugu cyacu kigwa mu kangaratete. Nshuti muduteze amatwi, muragira mutahari se uyu munsi uratuganiriza iki? Uyu munsi ngiye kubaganiriza kuri mwarimu. Hari umuntu uherutse kunyandikira, ni umwarimu umwe wo mu gihugu cy'u Rwanda, aherutse kunyandikira kuri email, arambwira ati
kuri ubu ngubu kuba mwarimu mu Rwanda birutwa nuko wajya gucuruza urwiri. Ibyo niwe wabyivugiye, nge sinzi uko bacuruza urwiri, ariko mu by'ukuri yashaka kwerekana yuko kuba mwarimu mu gihugu cy'u Rwanda bivuze ko uri umuntu usuzuguritse cyane, ufite imibereho idasobanutse, udafite icyizere cy'ejo hazaza. Nyamara kandi igiteye agahinda, inshuti muteze amatwi, ndagira ngo tubanze tugaruke ku gaciro ka mwarimu muri kano kanya. Mwarimu ni muntu ki? Birazwi neza ko ku isi yose mwarimu ari umuntu ukomeye, ni umuntu urerera igihugu, ni umuntu urerera igihugu akafata abantu batari basobanukiwe, batari bafite ubumenyi runaka, akabahindura abahanga kugira ngo bakorere igihugu. Ninde muntu waba warigeze aba perezida wa repubulika ataraciye imbere ya mwarimu? Ninde wigeze aba ministre ataranyuze imbere ya mwarimu? Ninde wabaye senateri cyangwa akaba depite ataraciye imbere ya mwarimu? Ninde wabaye guverineri w'intara cyangwa meya w'akarere kumanuka kugeza hasi ataraciye imbere ya mwarimu? Ninde wicara mu mitungo ihagaze za miliyari na za miliyari akabasha kuyibara ataraciye imbere ya mwarimu? Ninde muntu ushobora kwicara kuri kamera za televiziyo agatangaza amakuru y'igihugu cyose ndetse n'isi yose ataraciye imbere ya mwarimu? Nta n'umwe. Abantu bose, hafi ya bose, baciye imbere ya mwarimu, n'abatarahaca bazahaca, cyangwa n'abatarahaciye bafite ako gahinda kuko batagize ayo mahirwe. Mwarimu rero ni umuntu ukomeye, ariko mu Rwanda mwarimu arasuzuguritse kurenza abandi bantu. Inshuti muduteze amatwi, hari ukuntu umurwayi w'umunyabibembe, mwarimu aho wicaye ntuntekereze nabi, ntugire ngo ndagusuzuguye, ahubwo ni agahinda mfite k'imibereho ubayeho muri kino gihe. Ndagutangaho urugero nk'umunyabibembe, ariko ntiyumve ko ngututse ngo uri umunyabibembe, ahubwo wumve agahinda kabinteye. Ntanze urugero rw'umunyabibembe kubera iki? Umunyabibembe kubera ko ari indwara mbi cyane kandi yandura, mu by'ukuri niwe muntu uhezwa agashyirwa ahantu we agomba kwicara. Niba ari intebe ikamenyekana, niba agomba kwicara hasi ku karago kakamenyekana ku buryo nta wundi muntu ukicaraho. Umunyabibembe niwe uryama ku buriri bwe adasangiye n'abandi bantu. Umunyabibembe niwe ugira isahani ye ariraho itandukanye n'iy'abandi bantu. Umunyabibembe ashyirwa mu gikari, ntago azanwa muri saro nk'abandi bantu. Ariko mwarimu urerera igihugu, akarera abaministri, akarera abadepite, akarera abasenateri, ahinduwe umunyabibembe muri kino gihe, ajyanywe mu gikari. Ubwo sinibagiwe ingabo z'igihugu, abasirikare. Mu by'ukuri iyo bavuze ngo tugiye gushyiraho isoko rya mwarimu, tugiye gushyiraho isoko ry'umusirikare, reka nk'abanyarwanda tuze turebe impamvu ibitera. Ni ukubera yuko mwarimu atagifite ubushobozi bwo guhahira aho abandi banyarwanda bahahira. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo mwarimu agenerwe umushahara umukwiriye, umushahara ushobora guhaha bigendanye n'ibiciro biri ku isoko, ahubwo mwarimu bamuhitiyemo kumushyiriraho irye soko rye riciriritse. Navuga ngo ni nk'umunyabibembe utagomba guhahira aho abandi banyarwanda bahahira. Umusirikare, ingabo y'igihugu, umurarira abadepite, umurarira abasenateri, umurarira abaministre, aho kugira ngo batekereze kumuzamurira umushahara kugira ngo nawe abashe guhahira ku isoko abandi banyarwanda bahahiramo, ahubwo barahitamo kumushyiriraho isoko rye nk'umunyabibembe utemerewe kuba yahahira aho abandi bahahira, udafite ubushobozi bwo kuba yahahira aho abandi bahahira. Inshuti muteze amatwi, mu by'ukuri dufite igihugu gikennye. Igihugu nubwo abategetsi baba badashaka kubyemera, ariko u Rwanda ruracyari mu bihugu 25 bya mbere ku isi bikennye. Bivuze ko rwose igihugu cyacu kirakennye. Ariko nubwo gikennye, ntabwo mwarimu cyangwa umusirikare w'igihugu ari bo kwigirizwaho nkana, ntabwo ari bo gukiniraho agapira ngo ahezwe kugeza ubwo bavuga bati turabona mwarimu atacyemerewe, niba akeneye icupa ryo kunywa
nk'abandi bose, nta cyemerewe kujya mu kabari nk'akabandi bantu, ahubwo mushyireho utubari twa mwarimu. Niba akeneye guhaha, agomba guhaha ibiryo byo gutunga umuryango we, mwarimu ni mumushyirireho iryo soko. Ibi ngibi leta irabyerekana nk'ikintu kizigiye gukorera mwarimu, ariko njyewe siko nkibona. Sinanatekereza ko umwarimu duteze amatwi muri kano kanya ari uko wakagombye kuba ubitekereza. Iki kintu ntabwo ari ikintu cyiza. Ibi ni ibintu byo ni nko gupfobya umuntu aho kugira ngo umuhe agaciro ke, ahubwo ukamugenera ahantu runaka adahurira n'abandi bantu. Ibi impamvu mbivuga ni ibihe? Ndabivugishwa n'inkuru yanditswe mu kinyamakuru Igihe. Ni inkuru mu by'ukuri ibabaje ivuga ngo Minedike yijeje ko izirikana ibyifuzo by'abarimu birimo isoko ryihariye. Mu by'ukuri sinzi niba abarimu ari bo bifuje iki cyifuzo bwa mbere, ariko icyo nzi cyo nuko ibi bintu byabanjirije mu basirikare. Ugasanga umusirikare ngo arahembwa ibihumbi 25, ngo arahembwa ibihumbi 30. Bigeze aho bavuga bati abasirikare niba bashyirireho isoko ryabo kuko ntibabasha guhahira ku masoko asanzwe. Abarimu bakomeza gutaka basaba imishahara, bavuga bati natwe nimutwongerera umushahara. Leta yica amatwi. Noneho abarimu bamwe bamaze kubona ko leta yisha amatwi, bahitamo kuvuga bati natwe mudushyirireho isoko ryacu. Ariko mu by'ukuri si cyo cyifuzo cya mwarimu. Nubwo navuze ngo igihugu cyacu kirakennye, ariko mu by'ukuri turebe amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda. Turebe mu by'ukuri imishahara ihanitse y'abantu bakora mu nzego za leta. Turebe ibikorwa mu by'ukuri bishyirwa imbere atari byo byakagombye gushyirwa imbere. Tuzi neza ko uburezi, ubundi umuntu wese ushaka gutera imbere, umuryango ushaka gutera imbere, ushyira imbere ko abana bawo bagomba kwiga. Akarere gashaka gutera imbere gashyira imbere ko abagatuye bagomba kwiga. Igihugu gishaka gutera imbere gishyira imbere ko abaturage bacyo bagomba kwiga. Ariko dufite imishinga mu Rwanda mu by'ukuri itwara bije nini cyane, ndetse ukaza no gusanga no muri iyo mishinga ntidufite ubushobozi bwo kuyikorera, ahubwo tuyizanyemo abanyamahanga ngo bayidukorere kubera yuko nta bantu dufite babyigiye. Ibi rero ni ikinegu gikomeye cyane, kuko ubundi igihugu cyakagombye kubanza gushyira imbere kwigisha abana bacyo, noneho n'iyo mishinga yaba ikeneye gukorwa igakorwa n'abanyagihugu n'abaturage b'icyo gihugu. Ariko kubera yuko leta yafashe icyemezo mu by'ukuri cyo gupfobya mwarimu no kwica ireme ry'uburezi, bagira gutya bakifatira iyo mishinga nyine atariyo yari yibanze, barangiza bagahamagara abanyamahanga ngo nibaze bayikore. Mu by'ukuri ukaza gusanga ni ikibazo gikomeye. Nta numwe utekereza ejo hazaza. Ntushobora kuvuga ngo utekereze ejo hazaza udatekereza mwarimu urerera igihugu. Ntushobora kuvuga ngo utekereze ejo hazaza udatekereza ireme ry'uburezi. Mwarimu rero bimushobeye, inzara imuriye, bamwe muri bo nyine bananiwe kwihangana, baravuga bati byibuze se natwe mwadushyiriyeho isoko rya mwarimu nk'abasirikare. Icyo kintu rero leta ikigita mu gutwi yagisamiye hejuru. None ubu nicyo bashyize imbere, nicyo barimo kumvisha mwarimu ko bagiye gukora, bagiye kumushyiriraho isoko. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko ibi byo kuvuga ngo ushyizeho isoko ry'abantu ntaho bitaniye na bimwe byo kuvuga ngo bari abantu ngo babasangwa butaka ngo nimugende mu bubakira umudugudu wabo. Ibyo bintu burya kiba ari ukunena abantu, kiba ari ukubasuzugura. Ntabwo umuntu ngo kuko ari umusangwa butaka, ngo kuko atunzwe no kubumba, ngo kuko atize, ntabwo agomba gushyirwa mu mudugudu we w'umwihariko. Agomba guturanywa n'abandi baturage, akabigiraho kujijuka, akabigiraho ibyo bakora, akabigiraho gutera imbere. Niba rero ufashe mwarimu ukamupfobya ukavuga uti ntabwo afite ubushobozi bwo guhahira muri Simba supermarket cyangwa se niyo yaba indi supermarché yariyo yose, noneho ubwo bushobozi nta bufite, none ntagifite n'ubushobozi bwo guhahira mu isoko risanzwe ry'abanyarwanda bose muri rusange baciriritse, ahubwo noneho we ashyiriweho irye soko nk'umunyabibembe. Bavuga bati niba wenda umunyarwanda usanzwe ubayeho biciriritse, utari umutindi, utari umukene nyakujya, wenda atari n'umukire, byibuze afite ubushobozi bwo kugura umuceri wenda n'urugero
cyangwa se ibirayi ikiro cya 400. Ubwo ni uvuga ngo mwarimu bazamugenera isoko rye azajya hahiramo ibirayi wenda ku kiro 200, ariko nawe utekereze ibyo birayi bizaba bigura ikiro 200 bizaba bimeze gute? Nuvuga ngo ni bwa burayi abantu bazaba batoratoye mu murima bwa nyuma, kuko byanze bikunze niba umuntu ashaka ikintu cya makeya nta karite kizaba gifite. Mwarimu rero abaye umunyabibembe. Habanjije kuvugwa ikintu cyitwa umwarimu sako. Mu by'ukuri uko abarimu bagiye bataka berekana agahinda kabo, niko leta ikoresha uko ishoboye ikabakingiriza ikintu mu maso cyo kubacecekesha igihe gitoya, ariko barangiza bakisanga mu bibazo. Ni ukuvuga ngo mwarimu yaratatse arataka, inzara iramurembya. Mwarimu wari ufite igare ryo kugendaho asigara agenda n'ibirenge, inkweto imucikiraho. Mwarimu wabaga afite inzu muri quartier ari isakaje amabati mashyashya, amabati amutobokeraho. Mwarimu umwe wambaraga ipantaro y'itisi nziza iteye ipasi ageraho abura isabune yo kuyimesa. Arataka maze gutaka leta irareba iravuga iti ntitumwongeze umushahara, ahubwo reka tumushyirireho mwarimu sako. Benshi muri bo bibeshya yuko mwarimu sako ibaye igisubizo, ariko birengagiza ko imishahara yabo itabemerera n'ubundi kugira uruhare kuri mwarimu sako, kuko urahembwa ibihumbi 40, numara kubihembwa mwarimu sako ikugurize, tuvuge n'urugero ikugurije ibihumbi 300. Nimara kuguriza ibihumbi 300 buri kwezi, kuri bya bihumbi 40 wajya guhembwa bagukate 20. Kandi nubwo bakugurije ibihumbi 30, mwarimu nta mushinga wundi yakora. None se ko umuntu akora umushinga kubera ko avuga ati ngiye gushinga akabutike hariya, ngiye korora inka, udutungo tugufi yanjye ntwitaho, mwarimu azabikorera hehe ko ayo mafaranga agujije ari umutwaro, ko byanze bikunze agomba kujya ku ishuri kwigisha? Ni muri urwo rwego rero abarimu bagiye bafata utwo dukredi bakadukoresha nyine mu buzima busanzwe, burimo kuba yarihirira umwana ishuri, kuba vugurura akazu ke kashaje wenda nk'amabati yashaje, ariko yajya kwisanga akisanga buri kwezi barimo kumukata ibihumbi 20 kuri bya 40 yahabwaga. Bisigaye agasanga nta kintu biri bukore mu rugo, ntibiri bugure n'amakara, ntibiri bwishyura umuriro acana mu rugo, ntibiri bumugurire akagare ko kugendaho. Mwarimu ahinduka umuntu usuzuguritse muri quartier gutyo. Ibyo bintu abarimu barwanye nabyo igihe kinini cyane, ndetse rimwe na rimwe niyo sako ntibayibone, kiba ikibazo gikomeye. Uko bakomeza gutaka rero, ntari najya kuri iki ngiki cy'isoko rusange, nako cy'isoko rya mwarimu ryihariye. Hambere Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ati ubu tugiye gufata 10% by'ingengo y'imari tubishyire muri mwarimu sako. Ariko mu by'ukuri amakuru twakurikiranye, twagerageje gushaka abarimu kugira ngo tubabaze niba byibuze ayo makuru hari n'icyo bayaziho, ariko batubwira ko nta makuru bafite ko ayo mafaranga yageze muri mwarimu sako. Bagerageje gushaka kubariza amakuru muri Minecofine ngo barebe yuko mu by'ukuri ayo mafaranga yashyizwe mu mwarimu sako, ariko amakuru dufite nuko Minecofine itigeze ishyira ayo mafaranga Perezida w'igihugu yemereye abarimu muri mwarimu sako. Ni ukuvuga yuko n'ubundi byabaye nka ya mabati babagenzi bacu b'Abanyarwanda bahoraga bavuga bati na ya mabati mwatubwiye ntayo twabonye. Ni ukuvuga ngo byibuze iri 10% ry'ingengo y'imari iyo rishyirwa muri mwarimu sako, hanyuma agashahara wenda bakakongera, bakavuga bati wenda mwarimu wahembwaga ibihumbi 40, reka tumushyirireho wenda ahembwa ibihumbi 70 byibuze, ariko nawe ye kubigicibwa mu bandi Banyarwanda ngo bavuge ngo bamugeneye isoko rye ryihariye azajya ajya gushakamo ibishyimbo byaguye imungu kubera yuko adafite ubushobozi bwo kugura ibishyimbo bizima, azajya kuguramo ibijumba by'injumbure kubera yuko adashobora kugura ikijumba kizima. Tumushyirireho aha azajya kugurira amavuta bene yayandi abandi bantu batagikeneye gutekesha. Ibyo bintu mu by'ukuri yewe nkaba mbibona nko kunena mwarimu, nko kumuhindura umunyabibembe. Ibi ngibi byahereye ku basirikare. U Rwanda rwihaye kugira abasirikare umubare munini cyane utari ngombwa, mu by'ukuri nge mbona atari ngombwa. Barangije bashyira abantu bahindura abasirikare abanyabibembe ngo babashyiriyeho isoko ryabo ryihariye. Ariko igihugu cy'u Rwanda cyashoboraga kugira abasirikare baringaniye batari benshi bikabije, bakagenerwa umushahara wisumbuyeho gatoya, nabo bagahahira mu masoko nk'ay'abandi baturage. Ibi ngibi iyo tubivuze
hari abantu bahita bavuga ngo abarimu ni benshi ngo ntibazamurirwa umushahara, ngo abasirikare ni benshi ntibazamurirwa umushahara. Mu by'ukuri ariko byibuze muri rusange abantu bari mu cyiciro kimwe bakaba bafite umushahara w'ibanze ungana. Mu by'ukuri ibi bintu dukunze kubitindaho cyane tukavuga ngo kuki umuntu urangije kaminuza akajya kuba mwarimu, kuki ahembwa ibihumbi 120, hanyuma uwo bari ku rwego rumwe wagiye kuba executive w'umurenge agahembwa ibihumbi 600 by'amanyarwanda, akongererwaho imodoka, akongererwaho inzu yo guturamo. Ntabwo ibi ngibi bisobanutse. Abantu baranganya diplome, umwe ahembwa ibihumbi 120 wigisha muri segonderi, hanyuma uwagiye kuba executive w'umurenge ahembwa ibihumbi 600. Nurangiza uvuge ngo nukubera ko abarimu ngo ari benshi. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ari benshi. Kuki mu by'ukuri agomba gukubirwa izi nshuro? Yahawe umushahara ungana n'uwo banganya impamyabushobozi, noneho wenda kubera inshingano akaba yahabwa iyo nzu, akaba yahabwa wenda iyo telefone, ariko utagiye kuvuga ngo abantu babiri banganya diplome, umwe arahembwa ibihumbi 120 undi ahembwe ibihumbi 600 yongererweho n'ayo mazu na telefone n'ibiki byose. Ibi rero mu by'ukuri turavugira cyane cyane abarimu bo muri primaire, abarimu bo muri secondaire bafashwe nk'abanyabibembe mu muryango nyarwanda. Ntago bakagombye kubyemera, ntago bagombye kwemera iki kintu cyo kuvuga ngo bashyiriweho isoko ryabo, kuko twese turabizi impamvu bashyiraho iri soko ni uburyo bwo kuvuga ngo batabazamurira umushahara. Ariko mugomba kumenya neza ko ari n'uburyo bwo kubaca mu muryango nyarwanda. Ni ukuvuga aho undi munyarwanda yemerewe kunywera icupa ntuzahanywera, aho umunyarwanda yemerewe kuba yagenda akagura ipantaro nziza yo kwambara ntuzayambara, aho undi munyarwanda ashobora kujya mu isoko akagura ibyo kurya bisa neza bimeze neza. Ni ukuvuga ngo mwarimu nakenera kugura inyanya, ni urugero ntanze, ntabwo azajya kugura za nyanya nzima, azajya kugura zimwe z'ibimene muri rya soko kuko nizo bazajyanayo. Ntabwo azajya ku isoko ngo agure iroti apimishe ku kiro nk'abandi banyarwanda, azajya kugura ya mifupa kuko niyo bazajyanayo kuko nibwo bushobozi afite. Naho ngaho leta imushyize ahinduwe nk'umunyabibembe. None se ko nshimye ko ushyizeho isoko rya mwarimu ryihariye, ukaba ushyizeho iry'umusirikare ryihariye, ejo nujya kwikubita ku bashinzwe isuku mu mujyi wa Kigali ugasanga yo bahembwa nabo badashoboye guhahira ku isoko risanzwe, nabo uzabashyiriraho iryabo soko, abapolisi uzabashyiriraho iryabo soko, abakora za security muri zo kampani, aho twagiye tubona umuntu amara iminsi 30 ahagaze ku irembo ry'umuntu agahembwa ibihumbi 25, nabo uzabashyiriraho iryabo soko. None se ubwo mu Rwanda hazaba amasoko angana iki? Hashyizweho imishahara fatizo igendanye n'ibiciro biri ku isoko, noneho umunyarwanda wese akihahira. Kuko ibi ngibi byo gutega abantu ngo tubashyiriyeho mwarimu sako, byo gutega abantu byo kuvuga ngo mubashyiriyeho isoko ryabo, nuko bahindura nk'abanyabibembe, bakajya bagenda gusa bagasuzugurwa mu muryango nyarwanda. Aho aciye bakavuga ngo nguriya ni mwarimu, ni babandi bahahira hahandi, ni babandi uriya ntashobora kujya mu isoko ngo agurira umwana w'urubuto rwa pome, uriya ntashobora kujya mu isoko ngo agurira umwana we ka yawurute, uriya nyine no wahahandi. Ni muri ya masoko yagenewe abarimu, ni muri ya masoko yagenewe abasirikare. Ibyo ni ugusuzugura mwarimu, ibyo ni ukumuhindura nk'umunyabibembe, kandi twirengagije ko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wigeze aba depite, nta wigeze aba senateri, nta wigeze aba perezida w'igihugu, nta wigeze aba ministre ataciye imbere ya mwarimu. Nkaho banyarwandakazi, ntabwo mu by'ukuri ari ukwirengagiza ubukene bw'igihugu cyacu, ariko icyo tuba dushaka kwerekana ni ubusumbane burimo. Harimo ubusumbane bukabije cyane. Ikindi kigeretseho ni uburyo igihugu cyacu aho kubanza imishinga iri bufashe abaturage kuzamuka, wikorera imishinga yayindi gusa iri bwerekwa abanyamahanga, abaturage bagakomeza ari abakene, warangiza ukavuga ngo ugiye kubashyiriraho amasoko y'ibyiciro byabo, ngo icyiciro cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kangahe. Ubundi washyizeho inganda ziciriritse mu byaro, ugashyiraho imishinga ifasha abaturage gukorera amafaranga, ibyo bintu by'ibyiciro ntibyaba ngombwa. Ibyo byiciro rero nibyo bigenda bihindura abantu ngo ni abanyabibembe. Ugasanga umuntu niba ngo ari mu cyiciro cya mbere
abandi bantu bari mu cyiciro cya kabiri baramuheza, uriya aba mu cyiciro cya mbere yatambuka, uriya aba mu cyiciro cya mbere, uriya aba mu cyiciro cya kabiri. Abanyarwanda nabo bize kubyakira barabyemera, ku buryo basigaye barwanira kuvuga ngo reba ngo bashyize ngo mu cyiciro cya kabiri ngo kandi agomba kuba mu cyiciro cya mbere, reba bashyize mu cyiciro cya gatatu kandi agomba kuba mu cyiciro cya mbere. Barabyemeye, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu abantu bakagombye kwemera. Turabizi ko ku isi hose habaho abakire, hakabaho abakene, hakabaho n'abaciriritse, ariko bamwe bakize mu mirimo bakoresha babasha gukorana na babandi bitwa ko ari abakene mu mishinga itandukanye, noneho bamwe bari mu bukene nabo bakazamuka bagatera imbere. Ariko kuzajya bafata abanyarwanda bamwe bakabashyira hariya, umuntu akabimenyera gutyo ngo uwo mu cyiciro cya mbere ugomba kumenya ko uri umukene. Mwarimu rero uduteze amatwi, mwarimu uzumva ubu butumwa, mumenye ko ibintu murimo mwisabira bamwe muri mwebwe barimo basaba bavuga ngo babashyireho isoko ryanyu, ntabwo mu by'ukuri bikwiriye. Ni uburyo bwo kubasuzuguza mu muryango nyarwanda, kandi ari mwe murerera igihugu. Icyari gikwiriye ni ukuzamurirwa imishahara, mugahahira mu masoko nk'ay'abandi banyarwanda, kuko ntabwo ikibazo mufite ari isoko ryo guhahiramo, ikibazo mufite ni umushahara. Birumvikana ko mwarimu atanganya umushahara wenda na ministre cyangwa depite, ariko ntabwo byumvikana ukuntu mu 2020 umwarimu ugiye kwigisha muri primaire, muzi ukuntu kwigisha muri primaire bigorana, atangirira ku mafaranga 40,000. Ubu wowe uri ministre, aho wicaye muri ministeri, aho wicaye uri depite mu nteko ishinga amategeko, aho wicaye muri sena, perezida w'igihugu, 40,000 iwawe bikora iki? 40,000 iwawe bikora iki? 40,000 ntabwo ari amafaranga yo kunywa essence gusa ukoresha akabarashize. None si yo essence ukoresha ugiye ku kazi, ntuzi ko mwarimu nawe hari urugendo akora ajya ku kazi? 40,000 yakora iki? Niba twese tuzi imibare, kandi ubuzima bwacu ni imibare gusa, hera wenda kuri executive w'umurenge, mwese kuzamuka kugeza kuri perezida w'igihugu, mubare mutekereze, mwibaze ngo 40,000 iwanjye mu rugo bikora iki? Niba uteka ku makara 40,000 bitwara agenda ku makara ngana iki? Niba uteka ku makara, niba uteka kuri gaze agenda kuri gaze utekesha ukwezi angana iki? Ibintu biteye agahinda, biteye isoni. Mu mwanya narimo ndeba ibishushanyo mu kinyamakuru Igihe, aho bavuga ngo umujyi wa Kigali ngo urimo kwiga umushinga ngo utumodoka tugendera ku nsinga mu kirere, ibyo bita cable cars. Mu by'ukuri ibi ni ibintu bikoreshwa mu bukerarugendo, nubwo bo babyita ngo ni ibizunganira ngo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Biriya bintu ntaho bihuriye no gutwara abagenzi, ko kari akamodoka kagendamo abantu 2-3 bibereye mu bukerarugendo bari kuryoshya ubuzima gusa. Uriya ni umushinga uzatwara za miliyoni na za miliyoni. Ni umushinga wakora uvuga uti abaturage nshinzwe ndi kubona bafite ibini, bafite amazi meza, bafite amashuri meza, bafite imibereho, noneho reka dushyireho na ziriya nzira zo mu kirere, igihe bazajya baba baruhutse baze baharuhukire. Ariko gukora ibintu bizagendwamo n'abanyamahanga gusa, uvuga ngo ugiye gushyira ngo utumodoka tugendera ku nsinga, ni byiza, simvuze ko ari bibi, ariko bene iyo mishinga siyo yibanze ku buryo uterura za miliyari na za miliyari ukawukubitamo ngo abanyamahanga bazaze bawurebe, kandi warangiza ukavuga ngo mwarimu ngo tumushyireho isoko rye ryo kumunena azajya ahahiramo. Ubaye utari wubaka n'uduhanda twa tram, byibuze ngo uvuga uti nshyize tram mu mujyi izajya ivana abantu mu mujyi bajyanye Remera, ipakirire rimwe abantu barenga 200, ariko uti ngiye gushyira utumodoka tugendera mu kirere tugendamo abantu 3. Mwarimu ari aho urimo kuvuga ngo tugiye kumushyiriraho isoko rye ryo kumunena kubera ko adafite ubushobozi bwo guhahira mu masoko nk'ay'abandi banyarwanda. Nshuti muteze amatwi, reka dusoreze iki kiganiro ahangaha, ariko nongere nibutsa abanyarwanda ko turi abanyarwanda, igihugu ni icyacu twese, dukwiriye kuba tungana imbere y'amategeko, nta munyarwanda ukwiriye gukandamiza undi. Leta ikwiriye gufata imishinga iciriritse ikajyanwa mu byaro, igakwizwa ahantu mu byaro. Inganda zimwe na zimwe si ngombwa ko ziguma mu mujyi wa Kigali, zikajyanwa hirya no hino mu ntara zitandukanye, zitarunzwe ahantu hamwe, kugira ngo zifashe abaturage kubona akazi. Nibabona akazi bizamure, be gukomeza kwitwa abantu bo mu cyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri. Wenda abakene ntibazabura, ariko iyo umukene umwe ateye imbere afasha mugenzi we baturanye gutera imbere. Iyo abashije korora inka ashobora guha umuturanyi w'akazi ko kuyimuragirira.
ejo nawe akabasha kwigurira ihene cyangwa intama. Ariko imishinga gukomeza kurunda mu mujyi wa Kigali, kandi imishinga itari ngombwa, itari bufashe abaturage mu buzima bwabo bw'ibanze, nta kintu mu by'ukuri bimaze. Twababwiye kuri aya mafaranga 10% perezida yiyemereye ubwe ko Minecofin igomba kuyashyira mu mwarimu sako. Minecofin ntabwo yigeze iyatanga. Ayo ni amakuru dufite neza ko Minecofin itigeze iyatanga. Ni ibintu tuba twabajije tugakurikirana, aho kugira ngo bavuge bati mwarimu nawe rwose dore buri mwaka dutangaza ko igihugu cyateye imbere, ubukungu bw'igihugu bwiyongereye, none nawe mwarimu tukuzamuriye umushahara tukuvanye ku 40,000 byuze tugushyize ku 60,000 cyangwa 70,000. ahubwo baravuga ngo bagiye kumushyiraho isoko rye ryo kumunena azajya ahahiramo kuko atakinganya n'abandi banyarwanda ubushobozi bwo guhaha. Umuntu yavuga nk'ibi ngibi ugasanga harimo abantu bamwe bakweza amajosi yebaba ntimukavuge, kandi mu by'ukuri ari ibintu bigaragara. Ubu se koko mwese uko mubizi, ubu mwarimu niwe muntu wakagombye kuba ashyirirwaho isoko ryihariye ryo guhahiramo ibintu bidashobotse. Nshuti muteze amatwi, dusoje ikiganiro tubasaba ngo nyabuneka ntimukarebera ibibi. Wa mubyeyi we ufata umwana wawe ukamwohereza ku ishuri, uzi yuko mwarimu mwigisha ahembwa 40,000, warangiza ugaceceka ugutekereza ko umwana wawe ari iki azavana ku ishuri. Mu by'ukuri iyo ubitekereje nk'umubyeyi wasigaye mu rugo, wenda tuvuge wowe uracuruza, ufite ukubayeho, ubona uduhumbi 200, tukakubesha ukabasha kurya ukabasha kohereza na mwana wawe ku ishuri, ariko urabizi neza ko mwarimu wigisha wa mwana wawe ahembwa 40,000. Iyo utekereje wowe mubyeyi wicaye mu rugo, wafashe umwana wawe ukamwohereza umuntu uhembwa 40,000, uba wumva uwo muntu we ari icyo azatanga, ari ubuhe bumenyi azaha umwana wawe, ku buryo uvuga ngo umwana wawe azatahana ubumenyi. Ibintu biteye agahinda, kandi ntekereza ko abanyarwanda bakwiriye kubyigaho. Abantu bafite imishahara ihanitse ikagabanywa, imishinga itari ngombwa yo kwerekana gusa ko igihugu cyabaye paradizo kandi abaturage bicwa n'inzara ikavaho, hagashyirwaho imishinga iciriritse ifasha abaturage kwizamura. Ibi bintu abanyarwanda mukomeza kurebera. Umuntu akavuga ngo agiye ngo kubaka ngo inzira zica mu kirere, izi ngizi za cable cars, agashoramo za miliyari kandi azi ko hari abantu bafitanye ikibazo hari hakurya muri Banyahe, hari Nyarutarama yasenye yatari yishyura amafaranga yabo, mukabiceceka. Ariko abanyarwanda turwaye iki? Mu by'ukuri ninde waturoze? Abanyarwanda ninde wabaroze? Ko ari nka bya bindi bavuze ngo wabaroze ntiyakarabye. Kuki ubundi mwarimu ari ugomba gutaka ataka ko bamwongeza umushahara? Kuki ababyeyi ubwabo atari mwe mwakagombye gutaka musabira mwarimu umushahara? None bigeze naho mwarimu mwohereza abana banyu ahindurwa nk'umunyabibembe, agashyirirwaho isoko rye ryihariye kubera ko atagishoboye guhahiraho muhahira. Mwarangiza mugataka ngo uburezi ntibugifite ireme, ngo abana basigaye baza batazi gusoma. Mwarimu se we ni igicucu, nawe azagenda yiyandikishe mu kazi nka mwarimu, ariko byanze bikunze agomba gushakisha ikintu kimutunga. Kuki ibyo bintu mutabyumva? Murakoze cyane, tubashimiye kudutega amatwi. Tubibutse ko iki kiganiro mu by'ukuri cyangwa se uru rubuga ntabwo ari urubuga rw'ishyaka rya politike, ntabwo ari urubuga rw'agatsiko k'abantu bakomoka mu karere runaka, ni urubuga ruvuganira abanyarwanda bose tudatoranyije. Tubasabe rero mukomeze mu by'ukuri mutwandikire. Turavuga ngo niba hari aho twibeshye, nk'ubu twibeshye mu by'ukuri turimo dusabira mwarimu umushahara atari ngombwa, mubitubwire rwose, mutubwire muti mwarimu mwihorere wimuvugaho amafaranga akorera arahagije. Hanyuma nimubitwandikira tugasanga ko ari byo twavuze ibintu by'amafuti, mwarimu yarahezwe kubera 40,000, ubwo natwe tuzisegura mu kiganiro cy'ubutaha. Mutwandikire rero, email ni mporanepo@gmail.com, cyangwa se mutwandikire ku rubuga rwacu rwa YouTube ahagenewe ibitekerezo. Hanyuma ubundi tubasabe mukomeze musangize ibiganiro byacu bagenzi banyu. Tunabasabe ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari w'abanyarwanda bashyira mu gaciro, abanyarwanda bareba bagenzi babo bakababona ari abantu atari ukubabona nk'inyamaswa, abanyarwanda bareba bagenzi babo bakababona mu cyubahiro Imana yabahaye cyo kuba abantu. Murakoze cyane, mwari kumwe na Jeanne Pomsen Mparamusanga mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Ikiganiro nakagaruka, naho utaha mugire amahoro.